ubana n'umukobwa cyangwa se ufite fiyanse wawe murakundana cyane ndetse yakubwiye yuko aramutse akubuze yapfa, none mubigejeje ku babyeyi, ababyeyi barakubwiye ati se mwana wanjye ko warambagije uriya mukobwa wigeze urambagiza iwabo, ngo ati wapi. Ni ukuvuga ngo umubyeyi akubwiye ijambo rikomeye cyane, mbere yo gutereta umukobwa manza urebe nyina ameze ute, ese ameze uti. Nusanga ari abantu batagize badafashije, abo ngabo nibo bantu bakabaye bafatiye mbere mu guheza umwana wabo kuwushiga, bitewe yuko imico uwo mukobwa afite ashobora kuba yarayikomoye kw'abo babyeyi. Gusa niwemera kwakira risiki muzane, ariko umubwire yuko mugiye gutangira inzira yo guhinduka, bitewe yuko iwanyu atari shasha ndetse n'iwabo akaba atari shasha, mugiye kubakira ku rukundo rwanyu rwa nyago. Bishoboka neza yuko Imana ishobora kuzabaremera ahazaza hanyu hatandukanye n'ahavuye n'aho mwaturutse.